Airtel Rwanda mu kurushaho gushyigikira gahunda ya Connect Rwanda igamije ko buri rugo rugira telefone igezweho irufasha kugera kuri serivisi z'ikoranabuhanga bitabagoye. Abatuye mu karere ka Burera by'umwihariko mu murenge wa Butaro bahawe telefone ya smart ya Airtel izabafasha kugera ku bikorwa by'ikoranabuhanga bitabagoye. Ibyiza by'iyi Airtel urahamagara n'ubuntu mbese muri make. Iyo ufite amafaranga 100 baguha iminota 40. Nicyo cyiza cyayo twayibonye. Ibyiza by'iyi telefone irimo WhatsApp, ikaja kuri internet, abo ushaka no kureba kunuza ku binyamahanga byose ukareba nta kibazo. Niyo mpamvu njye nayiguze nyikunda ibyo byiza byayo. Kohereza kuri mituweli naje kwiremba ushyira byishira mirongo yose amayinite arambye atashira. Tuzayikoresha muri serivisi za buri munsi kandi tuzamenye no hirya no hino kuba ari gukora iyi ni yo mu rwego rwo hejuru. Ni telefone ubusanzwe ifite agaciro k'ibihumbi bisaga 80 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko kubera nkunganire ya leta ku bufatanye na Airtel Rwanda iyi telefone iri guhabwa abaturage ku mafaranga ibihumbi 20 gusa. Umuturage nyuma yo kuyigura ari gushyiramo internet y'amafaranga 1000 akabona gigabyte 30 akoresha mu kwezi kose ndetse na SMS n'iminota yo guhamagara idashira. CEO wa Airtel Rwanda avuga ko mu byumweru bitatu bishize ubwo batangiraga iyi gahunda mu karere ka Kayonza byaberetse ko yishimiwe, ari nayo mpamvu bakomeje intego. There is no point to liberalize 4G if there is no 4G coverage. Kuba dufite iminara itanga internet ya 4G ntacyo byaba bimaze mu gihe abaturage badafite telefone zifata 4G kandi yihuta. Hashize ibyumweru bitatu dukoze igikorwa nk'iki mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabarondo, aho twatanze izi telefone byaduhaye isomo y'uko izi telefone zishimiwe n'abaturage, ari nayo mpamvu tuzakomeza kuzitanga kuko zigihari. Ku ruhande rwa Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation, Innocent Asimwe umukozi muri iyi minisiteri ashimangira ko iki ari igisubizo ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Turashimira Airtel kuba nka Minisiteri y'Ikoranabuhanga umurongo uriho no kugira ngo buri rugo mu Rwanda rushobore kugira niba telefone y'ikoranabuhanga ariyo twita icyerekezo cyo kugira one smartphone per household. So iyo telefoni iyo iguze bimaze kugaragara ko itanga umusaruro kuri buri rugo igezemo, yaba ari ku mukuru umuryango, yaba ari ku bana biga. Nono ikidasanzwe kuri telefoni nuko ari telefoni ishobora kuba abanyarwanda bashobora kuyigura ariko ifite na internet yihuta ku buryo iyo twifuza kugeraho nk'igihugu bishobora kugera kuri buri munyarwanda wese ahari. Mu gihe cy'amezi 6 gusa Airtel Rwanda ifite intego ko izatanga telefone zigezweho zisaga 1,200,000 kandi mbere y'uko uyu mwaka urangira iminara yose ya Airtel Rwanda iri hirya no hino mu gihugu izaba ifite ubushobozi bwo gutuma hirya no hino mu gihugu hagera internet ya 4G mu buryo bworoshye. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.